tubwira abajura mu gihe azi yuko yakoze ibi bikorwa ari muri iki gihugu ntahazaducikira, ntashobora kuducikira. Gahunda y'ubujura ihari nta nubwo abantu bagomba kwivuga gutyo, kubera ko icyo twavuga nuko kwiba n'icyaha, abafatwa bagomba kubiryozwa. Icyo ni kimwe, polisi ikaba ifite ingamba cyangwa inabwira yuko tuzarwanya ababikora. Icyo tureba twebwe n'abaturage baduhaye amakuru kugira ngo nyine dukurikirane ikibazo, kubera ko uduhaye amakuru wese turabikurikirana, ahubwo twasaba Abaturarwanda yuko barushaho kuduha amakuru y'umuntu wese wabasagariye, yaba wagushikuza telefoni, yaba wagushikuza ishakoshi cyangwa niwakwangisha ibikangisho. Uwarwanya inzego z'umutekano we ntabwo byamuhira, kubera ko ntabwo byemewe, binyuranyije n'amategeko. Ku buryo rero wakoze ibyaha noneho ugashaka kurwanya inzego z'umutekano, birumvikana yuko inzego z'umutekano zakwirwanaho kandi ingaruka ntabwo zaba nziza kuri wowe. Reka tubanze tubwire abajura bari bukurikira inkuru aho bari, niba baryanye mu nzu cyangwa se icyo bakora, aho bari bahuriye, cyangwa se n'ubitekereza ku giti cyo atari yabibwira n'undi, cyangwa se n'uwabikoze bikamuhira ntafatwe, ntibamutangeho amakuru. Akaba yarabikoze mu kwezi gushize, akaba yarabikoze mu cyumweru gishize, cyangwa se igihe gishize. Uwapfumuye inzu, watoboye inzu, cyangwa se wambuye umuntu telefone akayimushikuza, cyangwa ikindi kintu cyose yamushikuje, turagira ngo tumubwire yuko ibyo akora bitajyanye n'amategeko. Ejo nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ngira ngo muri Kicukiro umuntu w'umusore yagiye mu nzu ngo ashaka kwiba, akaza gusanga umwana w'umukobwa akamutera icyuma. Uwo muntu kuko batanze amakuru ku gihe, uwo muntu nk'urugero yafashwe ako kanya kuko yahise ajya kuri police station. Hari n'abandi twavugana bakakubwira ati ibi bintu byabaye mu kwezi gushize, hashize nk'ukwezi, ariko ntabwo nigeze njya gutanga ikirego. Urumva nk'uwo muntu ashobora kuba yaravuze ati birashoboka, akaba arimo kuyogoza umutekano n'ahandi hose, cyangwa akakubwira ati bimaze ibyumweru bibiri. Ejo hari umusore twahoze tuvugana, byabayeho mu byumweru bibiri bishize, ndetse ahuruza n'inzego z'umutekano ziramuhurura, abanyerondo baraza bafatamo n'undi muntu, ajya kuri station bamukorera dosiye. Ejo noneho ashyiraho iyo foto bamukubise, avuga ko ibyamubayeho. Abantu bajya muri comment bazi ko byabaye ako kanya. Tumubajije ati byabaye icyo gihe, umuntu yaranafashwe. Umva rero hari n'abantu bagarura ibyabaye nyuma. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nuko niba bikora aba yiyemeje ingaruka zabyo, akaba azirengera, akavuga ati ibyo ndabyemeye. Tukagira ngo rero tuvuge yuko ubutumwa bwa nyuma twamuha nuko mu gihe azi yuko yakoze ibi bikorwa ari muri iki gihugu, tukamenya amakuru hakiri kare byihuse, ntahazaducikira, ntashobora kuducikira. Ubutumwa bwa kabiri ndabuha Abaturarwanda. Icya mbere ndabahumuriza, ihumure rya mbere ni iri turimo kubaha ubutumwa, kandi ihumure rijyanye n'ubutumwa turimo kubaha rirajyanye n'ibikorwa biri kuri tele. Icyo nicyo bumva kandi barabibona, barabona abapolisi bari muri patrouille, barabona abapolisi hirya no hino, ariko barumva n'abantu bafatwa, nabyo birahari. Igihe gitaha twazana babereka, ariko barafatwa. Iyo tubonye amakuru ku muntu wibwe, ikibazo kirakurikiranwa kandi abantu bagafatwa bagashyikirizwa inzego zibishinzwe, bakorerwa amadosiye, bakaba bajyana mu nkiko. Icya kabiri ndabasaba yuko batanga amakuru ku buryo bwihuse, atari ugutegereza icyumweru, atari ugutegereza ukwezi, cyangwa se n'ikindi gihe, ku buryo bitihuta cyane, kuko iyo tubonye amakuru ako kanya bituma inzego zikora iperereza, cyangwa se n'abantu bashobora kuba yashakishwa akanafatwa atari yajya guhungabanyiriza umutekano ahandi. Niba batanga amakuru ku mbuga nkoranyambaga, nyamuneka nimero telefone tubahamagare, inzego zibikurikirane. Turagira ngo rero tubabwire yuko ingamba rwose zirahari, nibaduha amakuru, ahasigaye polisi ikora akazi.